ntago ikibazo ari ukwiyogoshesha, ntago ari inyogosho kuko arayisanganywe, ahubwo nyuma yo gushyiraho agapaya batangiye kuvuga niki kibimutera. Bavuze ko ikiri inyuma yabyo bishobora kuba ari amafaranga yahawe na Coach Gael. Ibi ngiyi wakibaza byatangiye bite? Uyu nguyu Fata Kumavuta mbere yumvikanaga ubwo yarakiri kuri Flash TV, amagambo yose yavugaga yasererezaga Bruce Melody, ndetse ari numwe mu banyamakuru bavugisha ukuri. Ariko uyu munsi numwe mu banyamakuru bavuga yuko Bruce Melody arenze The Ben, ndetse ubu ngubu bagendera mu kaboko ka Coach Gael. Benshi rero bamwihaye kwinyogosho ye, bavuga ati nta mafaranga ya Coach Gael. Nawe se niko bibona? Alright, ndakeka mumeze neza aho muri hatandukanye. Ndabizi abakobwa ni musiba kuvuga ngo ndi umugabo wanyu, naho abagabo bose ngo ndi muna wanyu, naho abahungu ngo ndi mukuru wanyu. Call me #1 MC on the mic, GDM Batizo. Ndabizi mumeze neza aho muri hatandukanye. Iyi ngiyi na indi ni The Mind TV show, aho tubagezaho amakuru atandukanye y'imyidagaduro yagiye trendinga all over the world. Ni by'agaciro gakomeye gukanda subscribe, share ndetse na comment kugira ngo tujye twibanira buri munsi mu makuru yagiye trendinga. Uyu munsi hari byinshi byagiye bitrendinga, munyemere tubihere hano iwacu. Na wundi bamwita Kivumbi King, ubu ngubu yamaze guhabwa imodoka shyashya ya Toyota na management yiwe. Niyo makuru ari kugenda atangazwa ku mbuga nkoranyambaga. Kandi ikindi ufite kumenya muri showbiz nuko mwaramumenye mu ndirimbo zitandukanye yabakoreye, iyitwa Igikwe ndetse n'izindi track zagiye zimenyekana. Mwite Kofi ubu ngubu nyuma yuko asohotse muri Rebo yahoze akoreramo na indi yite Metro Flow, ubu ngubu yamaze gushyira hanze indirimbo shyashya yite I love you again, cyangwa se ndongera ngukunde. Yamaze kujya hanze. Weekend irimo amatrack menshi wagenda wiyumvira ukayongera nawe kuri playlist yawe, ndetse mu zindi track zagiye hanze muri iyi weekend nuko abakunzi ba hip hop mwite Amajide Black nawe yashyize hanze track shyashya muri weekend. Ni kuyo wa gatandatu. Ntabwo ari we gusa kandi nuko mu zindi track ziri hanze mwaramukunze ni umurundi, ni legend, ndetse bamwe bamwita ko ari we mwami wa music mu gihugu cy'u Burundi. Mwite Kivido Kidumu Kiboganizo. Uyu nguyu yashyize hanze indirimbo nawe ayishyira hanze kuri uyu wa gatanu, nayo wayongera kuri playlist yayise izina ryayo riratangaje cyane. Bimeze bite? Ngo biri gute ni ibiki yavugaga? Biri gute niyo ndirimbo Kidumu Kibido Kiboganizo yamaze gushyira hanze. Nanjye mbabaza ngo biri gute, kuki mudakora subscribe na share? Muyandi makuru ari hanze cyangwa izindi stories ufite kumenya nuko mwaramumenye cyane bamwita The Ben ndetse na Bruce Melody. Abangaba beef zabo nizijya zirangira. Mwabibonye byatangiriye Musanze ubwo The Ben yari mu gitaramo yari huriyemo na Shiba Karungi, aho yaje gukurura ishanga y'umukobwa. Bizamuka bimwe mu itangazamakuru byandika ngo yakuruye ikariso ye, ndetse ntabwo ari ishanga. Ubu ngubu bose we na Bruce Melody bashyize hanze track icyarimwe. Iya Bruce Melody yitwa ngo Iyo Foto, mu gihe iya The Ben yayise Pretty. Ikiri hanze ahangaha ni ikihe? Bamwe mu badafite telefone mbafashije tugiye cyangwa tukagendera ku ma videos yayo, nuko iyitwa Iyo Foto ya Bruce Melody, bimwe mu byagaragaye mwayo mashusho nuko yifashishije nawe abakobwa agaragara nkaho ari gukurura ishanga y'umukobwa, nkuko neza The Ben yabikoze ubwo yari imusanze. Ibi ngibi byavugishije abantu benshi, baravuga ngo nukongera gushotora The Ben kuri Bruce Melody nkuko yari yabikoze imusanze. Hagaragayemo amafoto atandukanye aho Bruce Melody uyu nguyu
kuva yashyira iyi ndirimbo hanze nta kintu The Ben aratangaza. Bamwe barivuga ati se The Ben kuba atagaragara mu itangazamakuru no kwitonda cyangwa no kwirata. Twabonye abahanzi bakomeye cyane b'ibyamamare harimo witwa Diamond Platnumz agaragara ku ma interview atandukanye, twabonye n'abandi batandukanye bagenda bagaragara ku ma interview. Ese The Ben kuba atagaragara ku ma interview ese no kwamamara cyangwa no kubari hanze? Bruce Melody yamushyize hanze mu indirimbo abanyamakuru byinshi nabonye byandika ngo niwe yarashe, ariko nta kintu The Ben arabivugaho kugeza ubu ngubu. Ariko The Ben nawe yashyize hanze iyitwa Pretty. Mu iyi video nago iragira hanze official video, ariko hagaragaramo video y'umukobwa agaragaza inyuma honyine azenguruka Kigali mu bice bitandukanye. Ndetse ubu ngubu kugeza ubu abasesenguzi ba showbiz bagendera ku mibare n'ibimenyetso ndetse bakanavuga bari kwibaza ni Pretty cyangwa se niyo foto niyihe izafata cyangwa igatrendinga. Ndetse mu yandi makuru ya showbiz cyangwa izindi stories ziri ku mihanda ufite kumenya nuko ubu ngubu mwaramumenye n'umutangazamakuru cyangwa se yakoreye ibitangazamakuru bitandukanye harimo Kotagite akorera Flash FM. Ubu ngubu ari ku isibo yakoze ibintu bitandukanye mwite Fata Kumavuta ndetse no muri Dore. Ariko ubu ngubu showbiz ibinyamakuru nabonye byandika ati yashyizeho agapara gateye ubwoba, yatangiye kwiyogoshesha nk'abakire. Ibi ngibi ntago ikibazo ari ukwiyogoshesha, ntago ari inyogosho kuko arayisanganiwe, ahubwo nyuma yo gushyiraho agapaya batangiye kuvuga ni iki kibimutera. Bavuze ko ikiri inyuma yabyo bishobora kuba ari amafaranga yahawe na Coach Gaël. Ibi ngibi wakibaza byatangiye bite? Uyu nguyu Fata Kumavuta mbere yumvikanaga ubwo yarakiri kuri Flash TV, amagambo yose yavugaga yasererezaga Bruce Melody ndetse ari numwe mu banyamakuru bavugisha ukuri. Ariko uyu munsi numwe mu banyamakuru bavuga yuko Bruce Melody arenze The Ben, ndetse ubu ngubu bagendera mu kaboko ka Coach Gaël. Benshi rero bamwihaye kwinyogosho ye bavuga ati nta mafaranga ya Coach Gaël. Nawe se niko bibona? Ariko buriya mu buzima Fata Kumavuta inkange mbona yicaye kare, hari abakunzi yari afite ku ruhande wanje ubu ngubu tutakimufana kubera iki yataye karite yiwe. Ubu ngubu nibo yaratubwiraga ibi bya Bruce Melody, ubu ngubu akaba asigaye ari we muhanzi yemera nko kwibifu yagiye hanze cyangwa se yiswaga yo kuba bose basohoye hamwe indirimbo icyarimwe. Bose Fata Kumavuta n'ubundi still aracyari ku ruhande rwa Bruce Melody kubera icyo atagikritika Bruce Melody. Ubu ngubu nabyumva uruhande rumwe, kandi tukiri kwayo makuru kw'indirimbo nshyashya ya The Ben Pretty ibindi byatangaje abantu benshi nuko ku rubuga rwa Audiomack ubwo yashyiragaho iyi ndirimbo, nubwo iyigaragara bigaragara ko n'ubundi yayiguze kwa Niyo Bosco ari no wayanditse, none byagaragaye iri mu majwi kuri Audiomack ya Niyo Bosco Prito. Bivuze yuko ubwo just indirimbo yanditswe na Niyo Bosco yari naririmbye, ariko nabirenze no ni kugura indirimbo ni ibintu bisanzwe. Mwibutsa ntugacikwe n'ibiganiro byacu dukora, we do this from Monday to the Friday.